Reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach maze anachnu cholochim lilochot hayom. Tugiye kureba ibintu bimaze imyaka 2000 bihishwe i Roma hariya i Vatikani ku bwoko bw'Imana ari abirabura, ariko abataliyani bakaba batangiye kuza hanze bemeza neza ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, ahubwo bari barabihishe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Banje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Mvuga ngo bakunda kwita Kristo kubera ko ibintu byose barabihinduye. Urebye ijambo, kureba Bibiliya, kureba amateka, kureba byose, uribaza uti Imana twagucumuriyeho iki? Byose barabihinduye. Mbere yo kwinjiramo rero none nkuko mubizi, mbanze mbashimire mbikuye ku mutima abakomeje gukora subscribe, bakomeje kwiyandikisha. Kora subscribe nawe niba utarayikora, kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, niko tuzigobotora iki kinyoma, uku kuri n'ubutumwa bugera ku bantu benshi cyane. Kanda aho like tuzamuke. Twinjiremo rero. Uwo mubona aha ngaha inyuma ni Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, akaba amaze imyaka 3 abaye Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Ngira ngo benshi mwamumenye cyane ubwo yakoraga yankundura yo gushinja abafaransa ko aribo bateraga ikibazo cy'abimukira barabava muri Afurika bazamukira kuri Mediterane bakagwa mu mazi, ababashije kwambuka bakajabuka bakajya mu Bufaransa, bakikoza mu Bufaransa gato bajya mu Butaliyani ku bwinshi. Niyo mpamvu yari yasizoye abishinja abafaransa cyane, biza guhosha. Ariko uyu munsi noneho bakaba bazanye imvugo y'uko ngo ubwoko bw'Imana barabirabura. Turaza kubigarukaho rero ibyo ngibyo by'ukuntu baba batizanye imbaraga. Urugero naguhaye cyane ni ku Rwanda. Mu minsi yashize nakubwiye ukuntu u Rwanda, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza n'Abanyamerika bagiye barupasanya. Nabo rero buriya iyo Abafaransa n'Abataliyani bari gutana mu minwe bapfa abimukira, bavuga ngo ikibazo n'icyabimukira, buri wese abasigasira amagara ye, buri wese asamaye. Nibyo Ubutaliyani bwari burimo, ni n'umutwe w'abakora kugira ngo biyerurutse Abataliyani berekane ko nta ruhare bafite mu kibazo cya Afurika, bagishyire ku Bafaransa. Ni isiri baba baziranyeho. Noneho ibindi bintu by'ubujura byose bakora Ubutaliyani nabwo babikora, babigabanira inyuma. Niko bakora. Ugomba kubamenya, tugenda tubamenya neza, turashaka kubamenya, ntago bazongera gupfa kutwiba uko ibintu byamenyekanye. Twinjire rero muri ibi bintu biri gusakara henshi cyane ko mu Butaliyani y'abashakashatsi y'abutegetsi bari kuvuga ngo ubwoko bw'Imana bwari abirabura bagendeye kuri Bibiliya mu Gutegeka kwa 2:28-38. Ugahita wibaza, ese izo ni impuhwe? Reka tuze niba turemba ari izo mpuhwe. Abo bashakashatsi b'Abataliyani bakomeje kwemeza ko ubwoko bw'Imana bwari abirabura. Umurongo bari gushingiraho cyane ni wo mu Gutegeka kwa 2:28-38 ugira uti, wibuke bimwe nakubwiye ko Imana yavuze ati muzaba abantu banjye, nzaba nanjye Imana yanyu. Imana yarabwiye iti, kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa ubwato mu nzira nakubwiye nti ntuzongera kubona ukundi. Bari kugenda ntibazongere kubona aho baturutse. Muzigurana n'ababisha banyu ngo mube imbata z'abagabo n'abagore, ariko mwe kubona ababagura. Nta muzabavanayo, njye uzabikurirayo. Aribyo byabo byandi by'ubuhanuzi bwa nyuma buzaza, Imana ibakura mu bihugu batataniyemo ikabagera mu gihugu cy'isezerano ibavanye mu mpande enye z'isi. Abo bashakashatsi rero n'ubutegetsi bw'Ubutaliyani bakaba bagira bati, ibi bintu birahura neza na bwa bucakara bwakorewe abirabura ubwo bavanwaga muri Afurika bajyanwa muri Amerika mu 1619. Ya myaka 400 y'ubuhanuzi maze nkubwira ikaba yari ishojwe. Ariko hakomeje kwibazwa impamvu byagizwe ubwiru. Impamvu nta yindi rero, byakomeje guhishwa kugira ngo ubwoko bw'Imana butamenya ubwo ari bwo. Ibinyejana byarahise. Uwari ku isonga yabyo ninde? Idini Katolika ryakomeje kubihisha, kuko iyo bimenyekana, yaba idini yaba imyumvire byose byari guhita bihinduka. Biri kugenda birushaho gukomera rero, kubera ko ibintu ko bagenda babihakana
niko n'ukuri kugenda kuza hanze, noneho ukavuga uti ninde ubyungukiramo. Ese ayo madini yo yigisha akavuga ngo yigisha Imana, n'icyo aba yigisha atigisha ibi bintu? Nawe wumve bimwe nkubwira, bahinduye Bibiliya, bahindura ijambo ry'Imana, bahindura byose, noneho uko kuri bakumaranye imyaka n'imyaniko bakuzi, bakaza bakatwigisha ibintu bidafatika aho kugira ngo bakubwire uko kuri. Ni ukuvuga ngo ibyo maze n'iminsi nibaza, aya madini yose urabireba kuvuga ati Imana yose ateye agahinda, nta na rimwe ryigisha ukuri. Yaba ari izina rya Kristo bararihinduye, yaba ari ijambo ry'Imana bararihinduye, ubwoko bw'Imana barabuhinduye. Ni ukuvuga ngo aya madini yose ariko yo ku isi yose nta na rimwe rivuyemo. Ibyo bigisha byose ni ibinyoma. Ese isi yaba yiteguye kumenya uko kuri ko ibimenyetso bikomeje kugenda byisukiranya hanze? Uriya muvumo uvugwa wo mu Gutegeka kwa 2:36, kuki wagiye ukoreshwa n'ubutegetsi ko bwagiye busimburana, aho kugira ngo bibwire abantu ubwoko bw'Imana, ahubwo bakarushaho gukandamiza ubwoko bw'Imana na magingana n'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo uko nkunda kubivuga, kuriya kuri ni kumenyekana, niko kuzatera bya bindi bavuga ngo ni amakuba y'imperuka. Mbese muri make reka nkubwire ukuntu ibintu wabifata, yaba za Katolika, yaba abaporo, yaba Pentecote, yaba abantu bose bavuga ngo ririya zina ngo Jesus ntabwo ari ryo zina rye. Abantu batavuga ko za Bibiliya zahinduwe, abantu batavuga ko ubwoko bw'Imana bwahishwe, ibyo bigisha byose ni ibinyoma. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ije, nibimara kumenyekana neza, isi yose noneho ibizi, biri mu bantu, urumva biracyari mu bantu bakeya nyine, ariko urabona ko iminsi igenda yicuma uko tugenda tubivuga, namwe mwaje hano mukabyumva, namwe muzagenda mubisangiza n'abandi. Urumva ko mu myaka nk'itatu bizaba bimaze gusakara ahantu henshi cyane. Noneho uko bigenda bigera mu bantu benshi cyane, niko noneho ukuri ni kumenyekana kuzatera ya makuba y'ubuhanuzi bwabo. Wibuke bafite ubuhanuzi bwabo bapanga bagenderaho nyine bagendera muri ibyo binyoma, ariko noneho uko iminsi yicuma, urabona ko Imana izagenda izana ubuhanuzi bwa nyabwo mu bantu bakabumenya. Urumva ko bizisora ubwabyo, niko bizamenyekana. Gukandamizwa k'ubwoko bw'Imana rero ni kwahagaze ubwo Abaroma bagwaga. Cyagiye Abaroma bamaze kugwa ntabwo byahagaze, ahubwo dore igitangaje, kubona amadini yitwa ko yigisha Imana kandi nayo akabitiza umurindi, byaterwaga n'iki? Byaterwaga nuko babaga bafashe ubwo ubwami bwabo. Urumva ko bino bihugu byose byabaga bifite ubwami, ni ukuvuga bafashe amadini bafata n'ubwami, bajya hamwe nyine kugira ngo bakomeze gukandamiza ubwoko bw'Imana. Nuko nk'uko bagiye bahimba amazina anyuranye abantu, nk'uko muri Amerika baravuga bati uyu munsi ni African Americans, bakavuga bati uriniga, bakavuga amazina anyuranye nyine yo kugira ngo wumve ko uri umuntu wagowe, uhore kwiyongoye bakubwira ngo waragowe. Ibyo byose niko bagira ngo babone uko bakomeza kugukandamiza. Hari abavuga rero ko abirabura ngo bavukiye kuba abagaragu b'abazungu, kandi bakaba bakomeje kwiza icyo kinyoma. Niki bagamije? Bakamije gupfukirana uko kuri k'ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Hari abantu bashobora kubwira bakavuga ati no ntibishoboka, kandi urabizi ko buzuye hirya. Hari n'ushobora kutabyumva, hari n'ushobora kuba uri kumva hano uyu munsi video akavuga ati no ntibishoboka. Ni gute wambwira ngo umwirabura niwe bwoko bw'Imana? Niba ubishidikanye muri mushyashya hano uyu munsi, ujye mu mavideo yose nakoze, hari iyo nkwerekaho hari umwami Kristo, hariho Mose, bose urebe n'umwami Salomo, bose ko barabirabura. Iyo video ugenda uyishake, niyo irakumara amatsiko, urebe ukuntu bakubeshye, noneho utangire byayoza bwo nk'abakuri uryivanemo. Nubwo rero bazi ukuri, bakomeje kuguhisha, bituma abazungu bigira ba nyiri ijambo. Urumva iyo babivuga, nibo bari kujya mu myanya turimo. Uyu mwanya turimo nibo bari kujyamo, muri uwo mwanya turimo iyo bimenyekana. Ni ukuvuga ngo abanyuma bazaba mbere n'abambere baba abanyuma. Nicyo kibazo rero, ntabwo bashobora kubivuga, nta niza bashobora kutubwira ngo babivuge. Bagomba kutureka tugakomeza turi aho ngaho hasi, bakavuga ngo nyine nibo bwoko bw'Imana. Ese koko niba abirabura ari bo bwoko bw'Imana, bizahindura iki? Ese kuki Abataliyani bo babihishe imyaka yose irenze 2000 yose? Kubera iki? Nuko ari ibintu byapanzwe neza, ntabwo ari impanuka. Tuzi ko
nta muntu n'umwe wubakira inzu kuyisenya. Urumva ko inzu yabo ayo madini za gatolika ibyo byose niba byubakiye ku kinyoma, ntabwo noneho baza hanze ngo bavuge ngo biriya bintu byose twarabeshye. Urumva ko niba baramutse kubw'Imana barabirabura, idini gatolika ibyo imyemerere yose y'amadini yose yatayikubita hasi. Niyo mpamvu rero bakomeje kutubeshya kugeza ubu n'amagingo aya, ariko dutangiye kubitahura. Abankurikira ngira ngo mumaze kubisobanukirwa, mwenda mubisobanukirwa. Urumva ko bigenda bibashyiramo akabaraga kugira ngo wumve ko ibintu bakubeshya ahubwo ibintu byose ari weho. Idini gatolika rero, abapapa uko bagiye basimburana bose babigizemo uruhare rukomeye. Roma yakumiriye abantu bose ibabuza kubona izo nyandiko. Izo nyandiko narabikweretse, hari video imwe nakoze hashize nk'ukwezi nkwereka inyandiko ziri munsi y'Vatican hari i Roma zingana n'ibirometero 50. Ibirometero 50 by'inyandiko zibitse ara muri babubiko byose, ukuri kose niho kubitse. Ibyo bintu rero iby'ingenzi kubikoraho ubushakashatsi kugira ngo barebe ko bakomeza kutuyobora, byahabwaga abantu bake cyane bizewe, aho bita inkoramutima zabo. Ikibabaje rero kurusha ibindi ni uko ahubwo ubwo buhanuzi bwo muri Bibiliya Gutegeka kwa 2:28 babuzi, ahubwo noneho babukoresha kugira ngo bakomeze bapyinagaze abirabura babagira abacakara, batuye ko turi abacakara, turi abantu basuzuguritse, gusa baremewe imiruho. Nta kindi ngo twaremewe ni imiruho yonyine. Niyo wumva ko baravuga bati urumva harimo kuri guke. Wibuka ko Imana iravuga iti nimutanyumvira nzabateza imiruho, ari wo wa muvumo wo Gutegeka kwa 2:28. Bo bahita bawufata bakawugira umuvuno, bagahita bavuga ntumureba, Imana yarabibabwiye kandi nibyo yarabibabwiye, yarabibemeje, mugomba kubyemera ko ari Imana yabivuze. Urumva niyo mpamvu aya madini yose ari hanze ibyo bavuga ngo Imana yabivuze ni byose batakubwiye ukuri, batakubwiye ko Kristo izina rye ari Yeshua HaMashiach, ntibakubwire ko ijambo ry'Imana barihinduye, bagiye barivanamo ibintu byose, batakubwiye ko ubwoko bw'Imana ari abirabura. Ayo madini yose zero. Ngewe ntabwo ntinya kubivuga, ni zero. Maze kubitahura bigenda binyubaka, kuko umara kubona ko abantu bose babafashe babakorera iyoza bwonko. Nta mwe rero, nta mwe nimwe bari kutugirira kuba batavuga ngo turi ubwoko bw'Imana, ntago babifitemo inyungu. Nta mwe nimwe bashobora kutugirira, nta mwe na zimwe bashobora kutugirira. Nuko bamaze kubona ahubwo ko imbaraga z'ijambo ry'Imana ziri kugenda zitwerekezaho ziza muri Afurika. Ibyo byose ni ibintu bakarikira, ariko icyo bibagirwa ni uko Imana ntawe ushobora kuyikarikira ngo ayikorere umubare ngo abeshye ubuziraherezo. Imana irakureka ikakureka, wibuke Imana uko ikora. Na kera niko byagendaga. Iyo bavuga Imana uko kera yimeze ngo n'uyu munsi n'ejo nibwo izamera, niko bimeze nyine, ariko bagira bakabihindura nabyo tuzi ko batabyemera. Kera rero uko byagendaga, Imana iyo ishaka gukubita hasi nk'ubutegetsi cyangwa ababisha, yarabarikaga bakazamuka bakagera mu bushorishori igakubita hasi. Nabo kubera ko bazi amateka, bazi uko kuri, bazi uko bimeze, baravuga bati cyagiye kirageze, reka dutangire kubagarira yose, tubwire abantu wenda ko ari bo bwoko bw'Imana, noneho wenda tuzareba ukuntu duca undi muvuno wo kubabeshya. Buriya bazi ko nyine bazaduha ku ka information gato, bakaduha kuri guto, kandi umenye ko kuri guto kutuzuye kuba ari ikinyoma. Noneho niba mara kuduha kuri guto, natwe twishime, nitwe bwoko bw'Imana, nitwe bwoko bw'Imana, kongera dusinzire, bahita baca undi muvuno, nitumenye ukuntu badukorera irindi yoza bwonko. Kuko nyine uzi ko bashaka gukora Bibiliya amashyashya, bashaka guhindura ibintu byose, bagumana ubwo butware, niko batekereza, ariko finali y'ibi bintu abenshi batabinyoterwa, sinzi binyoterwa ubishake ibi bintu uko bizarangira. Katubihe igihe turebe imyaka 3 n'itanu ukuntu bimeze. Ese amadini azemera ukuri cyangwa se ahubwo azakomeza ayobya abantu? Igisubizo nawe wakiha, bazagerageza, ntabwo bazashaka kuvuga ukuri, kuko niba aya madini yose ashingiye ku binyoma, baka ibya 10 kubera ibinyoma, urumva ko nta nyungu babifitemo kugira ngo bakubwire ko ari wowe bwoko bw'Imana. Ikizwi rero ni uko uku kuri kudashobora gukomeza guhishwa, ntibishoboka. Kubita hasi byose, witaze, ubundi uze mu kuri, kandi umenye neza ko ukuri kubohora imbohe nk'uko umaze kwimenyera. Ngayo nguko rero umukino nuko umeze, uku kuri sinzi abandi aho bibereye. Urumva twe turimo turashaka ibyo by'ukuri,
nabo batangiye kuza hanze bavuga bati ngo abirabura nibo bwoko bw'Imana. Urumva ko bishyushye, mu gihe muri za Afurika bakibereye mu bintu bya mama wararaye sinzi ibyo barimo. Urumva umukino ukomeze, twebwe turi kuvuga tuti ubwoko bw'Imana buramenyekana ryari? Ese kiliziya zigiye kubyifatamo gute? Insengero zigiye gukora iki? Ariyo mpamvu ushobora guhita wibaza uti niyo mpamvu bari gusenya insengero bazifunga kugira gute? Kugira ngo bongere bakore amavugurura. Barimo baravugurura, ejo bundi muzajya kubona umubone wenda babatuye hejuru bavuga bati dore Bibiliya nshyashya, dore ibyo byose muzamenye ko cya gihe cyageze, kuko bari no kurwana no kuzana wa mwami wabo w'umwaga Antikristo. Ni byinshi cyane, kurikira ukomeze unyoterwe ukuri, uku kuri gusangiza abantu benshi cyane, kandi abashimira abanye nanjye. Subscribe, abakomeje kwiyandikisha namwe ndabashimiye by'umwihariko, kuko binyereka ko munyote ukuri, abantu ko muri kwandikisha ku bwinshi, munyote ukuri kabisa. Gumamo rero, urumva ko ntabwo turatanye, nta naho byari byagera. Ubu ibintu ugomba gukurikira ugashyiraho umutima ni ubuhanuzi bw'uko Imana igiye gukora ibintu, noneho ukuri kukaza hanze. Reka ibyo urimo byose ukomeze ufocusingi, ukurikira ukuri, ubandanye ushakisha ukuri, kuko ukuri niko kuzakubatura, nimba uri imbohe kuzana kubohora. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.